Korali Rayo ni korali ikorera umurimo w'Imana mu itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda mu mudugudu w'Irehoboti. Korali Rayo yatangiye mu mwaka w'2001, itangira ikora umurimo w'Imana ku cyumba cya Nyarugenge. Korali Rayo igizwe n'abakristo bamwe bahoze basengera mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Nyarugenge. Imana yo mu ijuru yabanye nabo ikorana imirimo n'ibitangaza byinshi. Ubu n'abari 63 bakaba bashyize indirimbo zabo z'amashusho ahagaragara. Izi ndirimbo zigizwe n'ubutumwa bwiza burimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni indirimbo zihamagarira abantu kuza ku Mwami Yesu bakava mu byaha bagakizwa. Igice cya kabiri ni indirimbo zihumuriza abababaye. Igice cya gatatu harimo indirimbo ziringiza umugenzi ko ariho ibyiringiro by'ijuru. Korali Rayo iyi ni alubumu yayo ya mbere igiye gushyirwa ku mugaragaro. Korali Rayo irashimira abantu bose bayifashije kugira ngo iyi alubumu ibashe gushyirwa ahabona. Iyi korali irabashimira mwebwe mwese muzareba aya mashusho yayo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.